bajya cyangwa baruje gusa cyomfa n'abantu bagufi nuko bagira amagambo menshi cyomfa n'abantu bagufi nibaza ikintu kikiyobe gucya nk'urunyanya nawe ukeneye imiti sibyo tureka amakeke tuganira mushiki wawe ariyo mushiki wanjye ndarota ndakirane umushiki yiye virusi iri mu mutwe kone nimbaje umuntu wambashije ni mushiki wanjye namuvukana none aho ngaho mushiki muri make gushatse kuvuga ko uje gutereta hano umwana mwiza uje gutereta hano inzoga zirihe uri kubona mushiki wacu waha hantu wakinwe ari uwo kunyinyirwa n'inyiga nkawe twe dukeneye inigi ifite umufungo umuhanzi icyamamare n'abandi benshi imbere cyane Yesu uragendwa n'iki none se mwarangije mvuge niba televiziyo ivuga umunsi wose gukira bandika avuga umunsi gukira ubundi hagati ya televiziyo na radio muri iki twebwe turabana sinabivuze n'umusazi wanga utongera kuvuga ahubwo utangiye no kunyita imbwa iwacu ni mu rugo wajya n'igiti nagukoma na sisite waje kureba ugataha nawe ubonye da ntibabeshe rwose banyemeraga mwana nanamupfira rwose vuga iki kugenza vuba ugende kariya kanyama kacu tujye kukajya hakiri kare n'inzara yanjye saa sita zirageze ahubwo se nanjye nyama nyine ifata buguzi hano rambika hano umwana bitanu nanjye bitanu niba wanze uzagaruka kandi akaguru tuzagacenyuko bya muri make hano hazaza umuhanzi ubwo cyama imodoka azanye iparitse he Bruce Melody abandi bose na King James nubwo yabuze umugore kwa mumo hajya muri make mushaka kuvuga ko yaraserera yaraseda King James niwe waraseda mushiki wawe ntabwo yaraseda mu birembe bibi naho uri kumva bizwe naha muri Kigali King James niwe wa mbere oya shana ni wavuga uco shana ni wavuga uco nawe uzi umutima urariko uruzi umushiki wawe ubutanyemera njuko ndikaraga asubundi witwa nde yewe je namubonye bwa mbere nabonye afite amagara nka Krypton Kibok ariko yewe ane nawe rero ubwogo rero ata ayo rero kuramuzi ukani ko kureba mushiki wacu niko kabi ahubwo muri make amasegonda 30 uraba wabuze isura nanjye kureba gutyo indukiye ndikubona isura yawe yazana hakurya ubundi poro nkubaze waje niki amakuru kwateri giti ubundi nakomeje kumurika ndari mugira ngo nubugwarisha kubitondera mugira ngo bana ubugwarisha nakomeje kutura mugira ngo nubugwara uri ikigwari weho kimwe kibi boko sinavuze ngo mbara amasegonda 30 sawa ibirenge inyuma sawa igendera sha toka kweli abantu bamwe twabaze muri iki gihugu mani chama mvuye guteta bisaza bye masha biramuneje ariko mani shakira imbunda mwafite akazi hano hafi no bro garuka rahari sister rahari turaguha yako ko sister yako ko yahiye urabyemeye turabyemeye garuka rahari twe twagize nta n'umwe ariko arahari Ndetse n'ubunengo tuyamuma asa uburotse buyirotse mwana ko ishyira kuremba kujya bikakaza rimwe nayo bro nyine sister ari mu nzu tu bro ziranakugaruye pe kubera ko bavuga ngo na nyina undi yibarutse agakobwa wari wigende Jesus is Lord ubwo urajya kuza mu kigaho ntawuzana sikumva utangiye kuvuga kandi twihagaze ku mbuga yo mu rugo hano ndi kwa mama kumbise bro mubaze kumva uri n'umwicanyi neje ubundi kakayisha umuntu nguko biharaga kaka wawe se rimwe ye kuzana ndi nawe nzanye